Yesu ashimwe. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza niryo mbifurije. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze bana mu iteka ryose. Kandi Imana ijye ibahaza ibigize iyo barinda ko bukeye uko bwije. Dushimana ngiye gutwemera kwenye duhereza kano kanya ngo tuboneke imbere yayo dume kumuka bazima. Nishimwe rikomeye cyane kuko kuba wabyutse bikemera, ukirwa ukajya kuryama bikemera. Ari abaryamye isaha, ari n'abamaze kubyuka bari mu kazi kabo. Imana y'amahoro ikomeze bene kandi Imana ikomeze bahaze umugisha iteka ryose. Wenda gushimiye two ukomeje kubana natwe, abo bagiye bakora subscribe ndabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha. Namwe uri ku nzira uri kuyikora, Imana ikomeze guhereza umugisha. Nawe utari wayikora tubana iteka ryose uko bukeye uko bwije. Iyi ni channel y'ivugabutumwa ishinzwe cyane ijambo ry'Imana. Nta kindi igamije n'iby'ijambo ry'Imana twagurwa icyo bita ubwami bw'Imana. Ntabwo tano kugira ngo inyungu z'umuntu nakatano kugira ngo umuntu wese icyo dushaka no kugira ngo abone icyo bita ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buzaba ari bwinshi nk'uko Imana y'amahoro yakomeje ibuduhereza muri Kiristo Yesu. Niyo kintu twifuza iteka yose, nta kintu dukeneye nuko Imana yaduha ubugingo bwinshi kandi bwiza. Niyo kintu batukeneye cyane, uko tumenyeza ko nyuma y'uru rupfu, nyuma y'ubuzima twaba turimo, hari ikintu bita hari ubugingo buhoraho ku muntu wese. Ubushaka azabona, ariko utabushaka n'ubundi ntabwo azigera bubona. Ariko icyambere icyo ni ikintu Imana yahaye umuntu wese muri rusange, aho yava akagera hariho icyo kintu bita ubugingo buhoraho. Umuntu wese ubushaka bwose azabubona, ariko utabushaka n'ubundi ntabwo azigera bubona. Ariko ugomba kubaharanira cyane kuba wabushakisha kurusha ibindi byose, kuko nta kindi kintu kizagufasha. Kuko cyambere tumenyereza yuko nyuma y'ubuzima abantu benshi cyane birarangira, ari babandi b'inshuti batandukanye, bose bijya birangira iteka ryose. Ariko Imana nyir'ijuru y'ubwayo ikomeza kubana natwe bukeye uko bwije. Ntabwo ijya itureka, ihora itubereye maso kandi ihora itugwana uko bukeye uko bwije. Niyo mpamvu iyi saha mbifuriza cyane kujya muhora mumva ijambo ry'Imana kandi mukaba mwahindurwa naryo. Nta kindi gikene nuko muhindurwa n'ijambo ry'Imana, kuko icyambere cyo ibi byose uzabibazwa kuko warabyumvise wanga kubishyira mu ngiro. Turagushimiye Data, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko ugiye kubana natwe Mana mu ijambo ryawe. Ureka ntaba ari njye ugiye kurivuga, Kiristo muzima dushigikire, n'abo bose bagiye kunyumva bashubikire murengezi mwiza, kandi ubashoboze kumva ijambo ryawe kandi bahindurwe naryo. Urakoze ko ugiye kubana natwe muri byose, sagirize nzi kubikoze ba Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 7, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 7, dusome ku murongo 24 tujye ku 29. No tugiye gusoma Matayo ibice 7 murongo 24 kujya kuri 20 hafi n'ikere 28 gutyo. Yo tugiye gusomaho amagambo yo tugiye kuba twagandaho muri rusange. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku rutare, inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bigikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku rutare, inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe rutare rukomeye cyane, kandi niwe rutare rukomeza imfuruka ab'isi yose banze, kandi ari we nyirizina ujya ukomeza imfuruka kurusha ibindi byose.
Imana ishimwe cyane. Nta handi wazigera ubona urutare, nta handi wazigera wishingikiriza, nta handi wazigera uhagarara usibye kwizera icyo Yesu yavuze. Nta kindi kintu cyagufasha muri ubu buzima usibye ko wakwicara cyane ukizera amagambo Yesu yavuze, kuko icya mbere cyo Yesu ubwiwe niwe rutare. Icya mbere aba ashaka yuko niba yaravuze ijambo ryose yakubwiye akeneye yuko warifata ukarikomeza hagati muri wowe, kuko numara kurikomeza uzabaye nk'umunyabwenge wubatse icyo bita inzu yiwe ku rutare, kuko uwo munyabwenge wubatse inzu ku rutare uwo nguwo, kuko urutare ni fondasiyo ikomeye cyane. Ari imvura iragwa, imivu iratemba, ibiki byose bikaza, ariko kuko bizasanga hari urutare wubatseho, hari urwo wishingikirijeho ari we Kiristo, ntacyo bizigera bigutwara. Ariko umuntu wese uzanga kumva amagambo ya Kiristo, utazayumvira ngo ayashyire mu ngiro, azameze nk'umupfapfa wubatse inzu yiwe akaba yayishyira ahantu hitwa ku musenyi. Uwo nguwo imivu irazaza n'imiyaga izaza, byose bizatembana wa musenyi, ariko kugwa kw'iyo nzu kuzaba gukomeye cyane. Yesu nashimwe. Aleluya. Imana y'amahoro ikomeze dushyigikire cyane. Rero aya ni amagambo, ni umugani Yesu yagiye abwira abigishwa be, abereka inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi, abereka aho bitandukaniye. Rero icya mbere cyo, mwese aho muva mukagira muzi ikintu bita kubaka. Muzi neza yuko iyo umuntu yubatse hari igihe avuga ngo ngiye gukora fondasiyo runaka, niyo ngiye gushyiramo inzu yanjye. Buriya inzu yose iyo idafite fondasiyo ikomeye, iyo nzu ntabwo yamara iminsi ngahe, iyo nzu ntabwo ishobora kuba yakomera. Kandi abantu benshi cyane urumva nyine bakunda inzu, bakunda ubuzima bworoshye cyane, bakumva yuko bakubaka inzu zidakomeye kubera kuvuga ngo ubushobozi mfite ntabwo mfite. Ariko ugize uburyo wareba cyane ukuntu wakubaka inzu, ukaba wayikubaka cyane, n'ubundi ukaba wayubaka ahangaho bita n'ubundi ku rutare. Kuko nuza kubaka inzu gusa idafite fondasiyo, n'ubundi izafite ikibazo gikomeye cyane. Ari imvura izagwa izinjira mu nzu, ariko niba ari ku rutare, kuko izaba ifite fondasiyo ifatika, nta kibazo na kimwe uzigera ugira. Amena. Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu arimo abwira abantu aya magambo. Dusome cyane muri igice cya 7 cyose, usanga hari amagambo Yesu yakomeje kuvuga cyane. Yabwiye abigisha bavuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari ari irembo ryo kurimbuka. Rero iyi nzira yo kurimbuka abantu bayimo ni benshi, niyo mpamvu abo bantu benshi bari muri iyo nzira niyo bagiye bubaka iteka ryose. Ugasanga umuntu yubatse hariya ku musenyi, ntabwo akeneye kuba yakubaka ku rutare nk'uko Kiristo nk'uko yabivuze. Yesu ashimwe cyane. Rero icya mbere cyo, ikintu cyose waba wishingikirijeho, ikintu cyose waba wizeye uko cyaba kimeze, kitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, icyo cyose kizatembanwa, cyose kizatemba. Ariko ibyo uzaba ufite byose biri mu bushake bw'Imana, byose bizagenda neza. Igifite agaciro cyane ukwibaza cyane, nubatse kuki? Ahangaha nishingikirije kuki? Icya mbere cyo, abantu benshi cyane bagiye bubaka, ugasanga bubatse mu bintu by'imiryango, ugasanga umuntu yubatse ku muryango, ugasanga umuntu yubatse kuri anko, yubatse ku babyeyi, yubatse ku bavandimwe, yubatse ku nshuti. Ariko ibyo byose ni nko kubaka ku musenyi. Ariko iteka ryose, igihe cyose uzubaka kuri Kiristo, aho ngaho bizatuma inzu yawe ikomera. Ikibazo byose uko byameze kose, Kiristo azakubera amaso kandi azakurinda. Amena. Yesu nashimwe cyane. Azakubera amaso kandi azakurinda mu kubaho kose. Ahubwo iyi saha wubatse gute? Iyi saha wubatse hehe? Iyi saha wubatse ku biki? Ariko ijambo riratubwira cyane ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyongeye kikaba cyashibuka. Nuko waba warubatse ku musenyi, ariko hari ukuntu wakongera kugaruka ukongera kubaka kuri rwa rutare, kandi bigashoboka. Yesu nashimwe. Amena. Imana itugire neza cyane. Ibyo wakubakaho byose rero uko byaba bimeze, utubatse kuri Kiristo, byose ni ubusa. Banza ushakisha ukuntu wakubaka kuri Kiristo kurusha ibindi byose, kuko ibindi byose uzubakaho atari Kiristo byose bizagupfira, byose bizapfa ubusa. Uko ni ukuri kw'ijambo, byose bizapfa ubusa. Shakisha ukuntu wakubaka kuri Kiristo, kuko niwe wenyine, kuko Kiristo niwe wenyine. No mu rupfu mujya mujyana, no mu rupfu murajyana.
ariko abandi bose barakubwira ngo bose ngo bakuri inyuma, ariko Kristo iteka ryose mu kibazo cyose wahura nacyo Kristo akujya imbere. Amena. Yesu nashimwe. Kristo iteka ryose akujya imbere, ntabwo ajya inyuma. Iteka ryose aba ari imbere, kuko impamvu ajya imbere ni ukugira ngo akureho bya bindi byose byaba biri imbere yawe byakubuza gutambuka. Ariko iyi saha mesaje ikomeye cyane mba nakubwira, iyi saha Imana yakuzaniye ni ukugira ngo wongere cyane urebe cyane icyo wubatseho, kuko nta rundi rufato na rumwe wabona usibye kubaka kuri Kristo. Amena. Cyangwa Imana tuga cyane muri Timoteyo wa mbere ngo amagambo atubwira cyane, agatubwira ngo aratubwira yuko nyamara urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi rwanditseho amagambo avuga ngo Uwiteka azabi. Akavuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nabanze yitandukanye, yikure mu bintu byose bidafite umumaro, maze arebe ukuntu yakubaka ku Uwiteka, niho bizamushyira. Ariko ikindi cyose uzubakaho atari Uwiteka, byose bizakuzanira ingaruka, byose bizakubana ikibazo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Banzi baze cyane, iyi saha nubatse hehe? Iyi saha nubatse kuki? Niba utubatse kuri Kristo, ubuzima bwose urimo ni ubuzima bw'akavuyo, ni ubuzima budafite meaning, budafite igisobanuro na kimwe, ariko wagira igisobanuro mu gihe uzabubatse kuri Kristo. Reka iyi saha wongere wisuzume, wongere cyane, wongere wirebe, wongere baze cyane, ubu ngubu nubatse kuri nde? Ubu ngubu nishinkirije kuri nde? Ntabwo nishinkirije kuri uncle, ntabwo nishinkirije kuri ba cousin banjye, ntabwo nishinkirije kuri ba tante, ntabwo nishinkirije kuri my parent, ntabwo nishinkirije kuri my friend, ntabwo nishinkirije kuri my husband, ntabwo nishinkirije kuri my wife. Muri make uhita wibaza cyane, iyi saha nishingikirije kuki? Nusanga utubatse kuri Kristo, urebe ukuntu wakongera kumubakaho. Amen. Ijambo riratubwira cyane ngo Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryahindutse irikomeza imfuruka. Yesu nashimwe, kuko iby'amategeko yagerane kuko za muntu Imana yabisohoje ubwo yatanga umwana wayo w'ikinege, maze iravuga ngo umwizera wese, umwiringira wese ahabwe icyo bita ubugingo buhoraho. Bisobanuye ngo muri Kristo dufite ubugingo, nubwo abantu benshi babwanze, ariko yabuzaniye abantu bose. Niyo mpamvu amahitamo yawe niyo azakoriyanta aho uzaba ugiye. Amena. Yesu nashimwe cyane. Your choice izahita ikoriyanta, izaguhereza direction y'aho ugomba kuzaba ugiye, kuko icya mbere cyo Kristo yaje aduhereza inzira ebyiri, then uzahita mwimwe. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo iyo nzira izita inzira yo kwera, kandi abanduye imitima ntabwo bazigera baca muri iyo nzira. Ariko umugenzi nubwo yaba ari umuswa, nubwo yaba ari wa wundi utarize, nubwo yaba ari wa muntu utazi kuvuga Icyongereza, utazi kuvuga Igifaransa, utazi kuvuga ururimi na rumwe, nubwo yaba ari wa wundi, ariko akaba yizera Imana, ariko akaba ari wa wundi ubaha Imana, uwo ngo ntabwo azigera yoba iyo nzira. Ahubwo cyane ugutebaza cyane, ubu ngubu ngewe nishingikirije kuri nde? Ubu ngubu ngewe nibatse kuri nde? Icyo wakubakaho cyose atari Kristo, iyo cyose ni ubusa imbere y'Imana. Niyo ngwirika inyuma y'umuyaga, ariko aracyari ibyiringiro yuko washobora kuba wakira. Igihe cyose uzambaza Kristo, Kristo azakubera amaso. Amen. Azakubera amaso. Ariho kugira ngo wowe ubeho, ariho kugira ngo ubeho. Icyambere Kristo kuba yarapfuye ariko ngiye kuzuka, maze ahitaza kugira ngo twese, umuntu wese wamwizeye, amweze icyo bita ubugingo buhoraho, kandi yongere amusubizemo ibyiringiro byo kongera gukira. Nubwo abantu benshi bari bamaze guta umurongo, ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana yagukiza muri amasaha, ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana yakongera kugarukaho. Nta kindi gisabwa ni ukwemera Kristo, kavuga ngo ngende umunyantire nkeya, keneye kongera kubaka kuri wowe, keneye kongera kwishingikirizaho, keneye kongera kumva ijambo ryawe aho nagiye nditakaza. Nta kindi gikenewe ni ukwemera yuko yuri umunyabyaha. Emera kuri umunyabyaha gusa birahagije. Numara kubyemera gusa ubyature byose bizaba bihagije. Niyo mpamvu isa ijambo nyamukuru, reba cyane ukuntu wakongera gushinga, wongere ubake cyane ku rutare, kuko icyo wakubakaho cyose atari kuri Kristo, byose bizagupfira ubusa, byose bizafailinga. Anything that you can build without Jesus,
byose bizafailinga, nta na kimwe uzigera ubona succeed utabanje kwizera Kristo. Ikintu cyose it must be fail because you can build with Jesus Christ. Amen. Yesu nashimwe cyane. Anything that you can build isn't Jesus Christ, it can fail. But if we believe in Jesus Christ, you can succeed. That is why you must obey all the law that our Lord gives us. Okay? Ugomba kubahiriza icyo bita amategeko Imana yacu yagiye iduhereza mu buryo bwose butandukanye. Kuko niwumvira amategeko y'Uwiteka nibwo uzaramira mu isi, nibwo uzaba wubatse inzu yawe kuri rwa rutare. Kuko ijambo y'Uwiteka cyane mu Gitego 2:24 avuga ngo isoko y'umugisha n'isoko y'umuvumo. Amagambo avuga ngo nimumvira Uwiteka Imana yanyu, mukitondera amategeko yayo yose mbategeka uyu munsi, iyi migisha yose izabazaho. Ariko nimutumvira Uwiteka Imana yanyu, ntimumvire n'icyo bita amategeko yayo yose mategeko uyu munsi, imivumo yose uko yaba ingana kose yose izabazaho. Rero banze baze cyane icyo uzabona bitewe n'uko utumviye Imana. Uri kubona uzakira iki? Ushobora no kuba watunga amafaranga ariko ufite umuvumo. Ushobora no kuba watunga imodoka ufite umuvumo. Ushobora no kuba watunga inzu nziza ariko ufite umuvumo. Watunga ibintu byinshi bishoboka ariko ufite umuvumo. Ariko haracyari ibyiringiro yuko wakira. Haracyari ibyiringiro yuko ibyo Uwiteka kujya kugaruka witeka ryose, kandi nawe kongera ukitwa umwana we, nuko warongotoye ukajya mu nzira zitandukanye, ariko isaha wakongera ukagaruka. Kristo ateze amaboko kugira ngo wowe nanjye yongera twakire, yongera twishime, nta kindi gikenewe. Amena. Turimo turagera ku musozi w'iri jambo, ariko ijambo nyamukuru nta nirikenewe nuko wakubaka cyane ku rutare, kandi urwo rutare nta wundi ni Kristo. Ngo rutare ni Kristo, nta handi hantu uzigere wubaka ngo wagira ubuzima bwiza usibye muri Kristo. Niyo mpamvu muri Bibiliya yavuze ngo imigisha yo mu gakiza ko yose namaze kuyihabwa, cya gihe cyose namaze kwihana ibyaha imbere y'umukiza wanjye. Akavuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo mu mubiri w'ijuru niho ndi, ngo sigaye nirirwa ndirimba, sigaye nirirwa mfate icyo bita umugisha wo mu ijuru, kuko Yesu Kristo niwe mugisha wanjye iteka ryose. Ibyo wakora byose rero utizeye umugabo, utizeye Yesu, byose bizaferinga. Ariko ibyo uzakora byose umwizeye, ukishingiza ku magambo yiwe, ukizera ibyo yavuze, angaha uzabona icyo bita benefit. Ariko iteka ryose nuzaba wamaze kumwanga, nawe azakwanga. Yesu avuze mu Bibiliya yavuga ngo nunsuzugura nawe nzagusuzugura, ariko nyuma yanjye izakubahisha. Imana ishimwe cyane. Amahitamo ni ayacu. Ibyo wahisemo nicyo bizakubaho, ibyo wizeye niko bizakugendekera. Uko wagiye ugenza nawe niko bazakugenza. Icyambere cy'ubanze baze cyane iyi saha, ndakizera Kristo nkuko byari bimeze, ndacyubaha Imana nkuko byari bimeze. Imana yabera amafaranga ugasanga ntangiye guhinduka, ariko icyo nkubwira nta rindi, ijambo ry'ukuri. Yesu aracyari ku ntebe kugira ngo wowe nanjye yongera twakire, yongera twishimire, yongera tuboneze, yongera twuhagire. Nta kindi gikenewe, araza kugira ngo yigagwanagure wowe nanjye. Amena. Yesu nashimwe cyane. Imana amahoro tugire neza, Imana amahoro dutabare. Ariko haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongeye kigashibuka, kandi cyongeye kikagira amashami yacyo. Imana ishimwe. Uko byaba bimeze kose haracyari ibyiringiro byo gukira. Kristo azakurinda iminsi yose yo kubaho kwawe. Ikigenzi mwizere, ntacyo bazagutwara, kuko wizeye umugabo ukomeye. Ntacyo ababi bazagutwara, ari abagambanyi, ari babandi bose birirwa kuvuga nabi, ntacyo bazigera bagutwara, kuko wizeye umugabo ukomeye. Wowe niko bazishingikirije cyane ku magambo yiwe, uyizere nk'uko Hezekiya yishingikirijeho ayo magambo akamukiza, nawe azagukiza. Wirinde cyane igisa nacyo cyose. Nawe uri mu byaha, ngwino Yesu akuruhure, ngwino Yesu yongera kwakire, yongera guhereza imbabazi, kuko aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange n'abaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, kuko umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Nimwemere kunyigiraho muke bugufi kurusha ibindi byose. Mureke dusenge Imana. Waba hari ibindi wagiye wubakaho bitandukanye, bigatuma iteka ryose ibibazo byaza bikagenda bikukubitaho,
ugasanga ubuze umurengezi, ugasanga ubuze uko ubigenza bitewe n'uko hari ibyo wari wize ariko ntubibone, ariko nta wundi wabona. Niyo mpamvu muri yavuze ngo Yesu niwe musa wanjye mbonye amahoro najyaga nifuza, najyaga nirirwa nshakisha ariko sinyabona, ariko nkasuza umutima iteka, ariko none Yesu niwe umpaza wenyine, nta rindi zina na rimwe nemera. Nuzuye agahinda kenshi n'umubabaro, mbuze ibyo niringiraga, ariko amaso yawe nahumuka ukaza kureba Kristo, uraza guhita umubakaho, umenye neza yuko nyuma y'ubuzima, nyuma y'ibibazo, nyuma y'intambara, yuko Kristo ahari kandi nta kindi. Ngwino umwishingikirizeho, ngwino wizere amagambo yiwe kugira ngo akuruhure, kugira ngo akubabarire wowe nanjye. Ngwino atubabarire, ngwino twongera twambika imbaraga, ngwino yongera tugenderere, ngwino yongera adushoboze, ngwino yongera adushigikire muri byose. Ngwino Kristo ateze amaboko kugira ngo wowe nanjye tubone icyo bita ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Amena. Yesu nashimwe. Mureke dusenge Imana, ariko ibyo wubatseho byose bitari Kiristo byose bizafeiringa, ariko igihe cyose uzubaka kuri Kiristo ukamushyira imbere, akaba yayobora ibyo ukora byose, akayobora urugo rwawe n'uruheza Kiristo akaruyobora, ni ukuri k'Imana ntabwo ruzasenyuka. Ntuzaheza Kiristo bizinesi yawe akayiyobora, ntabwo uzigera ifeiringa. N'umuhereza ibyawe byose akaza akabigenga, akaza akabiyobora, azabiyobora neza kandi mukuru mu mwuka. Ahubwo ikibazo ni wowe, niwongere cyane wisuzume, niwongere cyane umubwire ngo ngwino mwami, ngwino mwami, ngo ndakunyotewe, ngo ndagukeneye kugira ngo mbere umwami n'umukiza. Kandi ahangaha azakuruhura, azakubera byose. Umwikomezeho, nta na kimwe uzigera ukena. N'umwizera nta na kimwe uzigera ukena, kuko nta muntu waje iwe ngo aze gutaha gutyo. Ahubwo ikibazo kirimo abava amasezerano bose ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni, ariko Kristo ubwiwe azi neza yuko wowe uri umwana we, kandi arakwizera kandi arakwiringiye. Icya mbere cyo, ngwino nawe akubera ibyiringiro, ngwino nawe akubera ikomeze ubuzima bwose, ukomeze umwishingikirizeho. Mureke dusenge Imana, wenyine uzi cyane uko wasubiye inyuma urakuzi. Saba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Nta kindi Imana igukeneyeho, ni uko ngo Yesu ubugingo bwakurusha ibindi byose. Uri Imana nziza, uri Imana rubasha. Tugushimiye ijambo ryawe, nyemerera cyane Kristo muzemana utubabarire. Hari ibyo twagiye twubakaho byinshi bitandukanye bikaza gufeiringa Kristo muzima, tibe byaba succeed byagiye bifeiringa, ariko namenye neza rwose Kristo muzima, iyo twakubanje imbere uradushigikira kandi ukadushoboza kuba twasagisadinga mu bintu byose. Mu izina rya Yesu, fasha uyu mugabo, fasha uyu mugore, fasha umukobwa, fasha uyu musore, umushoboze Mana kuba yakubakaho, ave mu byo yibwira. Mu izina rya Yesu Kristo, aho twagiye tugana hose twibabarire Kristo muzima, udushoboze kubaho Mana dufite ibyo ushaka. Urakoze kutubabariye, urakoze kutwambitse imbaraga z'umwuka wera, urakoze kudukomeje mu rugamba turi kurwana zose Mana, urakoze zose kuzirimo, urakoze yuko ngiye kubaka byari byarasenyutse, urakoze yuko Kristo muzima konye kudushikira muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana kubeza ubane natwe, komeza dushikire muri byose. Arabazumvira ijambo ryawe uzabashigikire Mana, urikundisha abantu bongere bumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amoko yose yo mwisi ahindurwe kuba rwose Mana, kugira mu biza rwose Kristo muzima kandi bishimwa nawe. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, sagirize nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amahoro n'imigisha bikomeze Imana mu iteka ryose. Shalom shalom, turi kumwe. Imana muri kumeze bane kandi turi kumwe namwe iteka ryose. Cyambere cyo nukumva, ukumvira, numva ijambo ry'Imana ukaryumvira, uzamaze kubaka kuri rwa rutare. Ariko nuryumva nturyumvire, zabubatse n'ubundi ku musenyi. Menye ibyo Imana ishaka, menye ibyo yanga, uzabana yiteka amahoro. Imana muri kumeze barinde iteka ryose. Amen amen.